Umunyamakuru Theogene Manirakiza akaba na nyiri ikinyamakuru Ukwezi haravuga ko yamaze guhunga atakibarizwa mu Rwanda. Mu kanya kashize twavuganye ku murongo wa telefone ntangira mubaza icyatumye ahunga. Nk'uko bigenda ku muntu wari we wese umuntu ahunga kubera kadatekanye, ariko kandi nkanavuga ko icyambayeho nicyo twita mu gifaransa cause immédiate, ni impamvu z'ako kanya, ariko nari mfite impamvu nyinshi cyane zishingiye n'ubundi mwuga w'itangazamakuru zatumaga mbona yuko ntatekanye. Byo bimaze igihe hari abantu runaka babaga batifuza yuko inkuru runaka zidasohoka, zanasohoka bakifuza ko zidakomeza. Byagiye bingiraho ingaruka zikomeye zirimo no kuba muri 2023 mu kwezi kwa 11 narafunzwe. Mu by'ukuri ni ibintu byinshi, ariko bijya kugera ku munota wa nyuma nkabona ko ngomba kuva mu gihugu. Nuko nabonaga yuko ibyo bintu byose bigenda bijya ahantu hamwe bizangiraho ingaruka. Hanyuma uravuga ko utari utekanye ari nacyo cyatumye uhunga. Kubera icyo utiyambaje inzego z'ubutabera ngo zigufashe mu gutekana kwawe nk'uburenganzira buri muturage wese afite? Umuntu agufungishije ko aba yagufungishije yitabaje inzego za leta, izo nzego nizo basubira mukabwira ngo mu ndinde. N'ubundi abo bantu ni abanyabubasha, ariko bafite abantu bafite ububasha n'undi mu nzego runaka bakoresha mu nyungu zabo bwite, bakabakoresha kugira ngo uhure n'ibibazo. Rero ntabwo urwego bashaka gukoresha kugira ngo baguhutaze ariko nawe wajya ukitabaza, ntacyo waba uri gukora. Theo, uburyo urimo bivuga birasa naho nta cyizere ufite mu nzego z'ubutabera cyangwa z'umutekano mu Rwanda. Urwego ni ikintu kinini, ariko umuntu umwe mu rwego ashobora kukubuza amahoro, ariko akakubuza amahoro ubizi neza ko atari wenda ukuriye urwego. Reka tubivuge mu buryo bwahuranyije natwe udufashe kubyumva. Wahunze umuntu, ni igihugu cyakubujije amahoro, wahunze iki? Mu nshingano igihugu gifite harimo no kubasha kurinda abaturage. Ntabwo nk'urugero umunsi mfungwa ntabwo nyarafashwe ngo ngiye gufungwa. Oya, mbere yo gufungwa nabanje kujyanwa ahantu runaka ku muntu runaka, tumara umwanya, hari ibiganiro uburyo ndi guhatwa ibibazo. Uwo muntu n'ubundi arahari, uwo muntu n'ubundi yakwitabazwa isaha n'isaha. Ibintu bikomeye cyane, hari ibintu bikomeye cyane biba byarabaye ku muntu, wenda akaba adashobora kuvuga byose mu itangazamakuru bitewe n'uko abatekereza cyangwa se abapanga ko bishobora no kumubuza amahoro n'aho yibereye. Ariko iyo ugize ibibazo ukabona udafite icyizere mu kuba wabona ubutabera, ubwo muri make uhunga kubera umuntu niko ushobora kubyita, ariko mu by'ukuri uba wahunze kubera ko utabasha guhabwa protection wagahawe n'inzego z'ubuyobozi. Theo, uratanga urugero kuri 2023 kandi icyo gihe warafunzwe ariko urataha watsinze urubanza. Reka mera aho ngaho. Uwari wamfungishije yakomeje kunyandikira no kumbwira ko azamfungisha, ko nzagwa muri gereza, kandi kabo yakoresheje mbazi, kandi koko nari mbazi, twari tubaziranyeho, bari mu nshingano. None so ubwo urumva icyo gihe iyo bimeze gutyo ukabona n'izindi menace zitandukanye ziyongera kuri ibyo, aho ibintu biba byoroshye ni hehe? Ni nk'izihe menace wagiye ubona uretse uwo wakubwiraga ko yagufungishije kandi ashobora no kongera? Ni ukumpamagara abantu bakantera ubwoba, ni ukumpamagara bakambwira ko navuze ku bantu batavugwaho, ni ukumpamagara bakambwira yuko ntazamenya ikinkubise n'ibindi ngibyo. Wigeze utanga ikirego se ngo werekane ko abo bantu barimo kugutera ubwoba cyangwa se kukubuza amahoro? Iyo umuntu yakubwiye ko ari bugufungishe uzi urwego rufunga, urwo rwego waba ari rujya gutangaho ikirego. Kubera icyo utabikora? Kuko si rwo rwabikubwiye n'uwo muntu wabikubwiye. Impamvu ntabikora ni uko niba umuntu yambwiye yuko agiye gukoresha urwego runaka akagira ibyo ankorera, kandi nkaba nzi ko atari ubwa mbere byaba binkorewe, kwisheta k'urwo rwego ntabwo ntekereza yuko yaba ariyo mahitamo meza.